ndakubwira ngo umwuka yambwiye ngo ntago bizaguma gutya. Reka mvuge amagambo asa naho akomeye. Nta mahoro ahoraho. uyu munsi ndakubohora, urinjira mu gihe cyawe. uyu munsi ndakubohora. ijambo rivuga ngo nushaka ko tujyana uze tujyane, nutabishaka ubyihorere. abemera ko tujyana nimuhaguruke tujyane. nimwizere Imana yamanutse. vopekete seforia meni yazande kita lasiki drebe foria wa. emera tujyane, emera tujyane. dore byakingutse. emera tujyane, emera tujyane. umva ijambo ry'Uwiteka, umva ijambo ry'Uwiteka rivuye mu kanwa k'Uwiteka rigaca mu mukozi w'Imana Pastor Eric. Kabyara impande n'impande, ariko gukora mariage ukazana umugore mu rugo. uyu mugabo Musa, ubaza mu miryango yanyu hari umugabo Musa, uze uzabaze, ntabwo akiri. Amahoro y'Imana abakurikira Hebron TV, Imana ibahe umugisha, Imana ibakomereze amaboko. Bifurije ibihe byiza aho muri ku isi yose, bifurije ihumure no gukomera k'Uwiteka, bifurije imbaraga z'Imana ahantu muri. Nizere ko muguwe neza, nizere ko mumeze neza muri Kristo Yesu. Reka nishimire ko mumeze neza, kanishimire ko Uwiteka ari mu ruhande rwanyu, kanishimire ko Uwiteka aje gukora ibidasanzwe ukamwakirira na yombi muri Kristo Yesu. Nizere ko imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe. Gukomera kw'Imana, icyubahiro cy'Uwiteka, imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana, reka buhagararane nawe. Twizera neza ntashidikanya ko Yesu Kristo ari mu ruhande rwacu. Mumeze mute rero? Murakomeye? Nitwa Pastor Eric, ndi kumwe na Rodrigue hano. Imana yamuhe umugisha. Hanyuma iyi ni Hebron TV. Nizere ko mumeze neza, nizere ko icyubahiro cy'Uwiteka kibarinze. Reka mbanze nihanganisha abantu bari mu bibazo kuko bisanzwe, mbabwire ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanyu, Uwiteka arabanejeje, Uwiteka arabashyigikiye, Uwiteka aje gukora ibidasanzwe, Uwiteka aje kurema ibitari biriho, aje kubigira ibiriho. Ndabihanganisha ngo amahoro ya Yesu Kristo, imbaraga z'Isumba byose zibana namwe, kandi uyu munsi mubone icyubahiro cy'Uwiteka kiba ku buzima bwanyu. Amen. Nihanganisha abarwaye, nihanganishe abari ku gisasiro, mbabwire ngo ntabwo bizaguma gutyo. Iyo ndwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica, ahubwo ni ukugira ngo izina ry'Uwiteka ryiheshereze icyubahiro kuri wowe. Ni ukuri ntibizaguma gutyo. Bishobora kuba bimaze igihe kirekire, bishobora kuba bimaze imyaka myinshi, bishobora kuba bimaze umwanya munini kuri wowe, ariko ntabwo bizaguma gutyo. Ni ukuri ntabwo bizaguma gutyo. Ntibishoboka ko byaguma gutyo. Hari igihe kizagera ugira amashimwe, hari igihe kizagera impinduka ibi, hari igihe kizagera uhagarara uri muzima. Imana izaguha ijambo nawe utanga ubuhamya. Reka nihanganisha umuntu uri mu marira. Hari igihe umuntu aba ari mu marira y'impurirane, umuntu akaba afite amarira y'impurirane. Nimvuga amarira y'impurirane, mu yandi magambo akaba nta kintu, akaba nta hantu na hamwe yakandira. Ahantu hose bikaba ari ibibazo, ahantu hose bikaba ari ibibazo, ahantu hose bikaba ari intambara, ahantu hose bikaba ari ibintu biremereye. Ayo marira Yesu arayabona. Hari igitondo kimwe, mu gitondo cy'umuzuko, Yesu azahanagura ayo marira. Hari umunsi Yesu azahanagura ayo marira. Nujya kureba uvuga ati buriya yari jyewe, ayo marira ashire pe.
kuko nasomye igitabo cy'ibyashuri Yohana igice cya 21 baravuga ngo nuko izahanagura amarira yose ku maso, ngira ngo ku murongo wa 4 no 5, izahanagura amarira yose ku maso yose, na yandi atemba ajya mu nda, ayo ngayo Imana izayahanagura. Amen. Na yandi Imana izayahanagura. Kanihangana abantu babuze ababo, bari gupfusha ababo, bapfushije ababo, babwire ngo hari umunsi tuzongera kubabona. Yego, haleluya, hari umunsi tuzongera kubabona, hari umunsi tuzongera kubona abantu, hari umunsi Yesu azagaruka kongera tubabona. Ahubwo ndakwifuriza kuzababona utagiye gucirwaho iteka, ahubwo ukazababona winjiye mu mavuta adasanzwe, ukazababona ugiye kugabana ubwami, ubanye na Kristo, ugiye kuririmba indirimbo ya Mose, ugiye kuba mu buzima bw'iteka bunejeje. Hari umuntu wabyutse ambaza ngo ariko pastor, ibintu uvuga ubuzima nyuma y'ubuzima ngo niyo umuntu apfuye bitarangiye, wapi? Tureke ibyo Bibiliya ivuga, tureke ibyo abahanuzi bavuga, tureke ibyo wigishijwe, katurebe ibintu bikubaho. Uriya muntu iyo uryamye akagenda ugasinzira, umubiri wa warangiye, nta kintu uba wibuka, ukagenda ukisanga ahandi hantu, uriya muntu ariho, kandi uriya muntu ntabwo asinzira. Uriya muntu ugenda, hakagira umuntu uryama ku buriri ariko hakagira undi ugenda, nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, kandi wagaruka kumva uragarutse, hari ubundi buzima. Uyu muntu agenda ukabona yagiye hejuru y'ibiti, ukabona arimo araguruka, ukabona arimo aranigwa, ukabona arimo arakubitwa, ukabona bya bindi nyine wabo iyo usinziye bya bindi ubona. Ni ukuri si umubiri ubibona, uriya si umubiri ubibona. Uriya muntu ubona biriya bintu, iki kibiri cyasinziriye, n'ubundi iyo gisinziriye uriya muntu arakomeza tu, uriya muntu arakomeza. Amen. Uriya muntu arakomeza. Cya kabiri, uriya muntu uhagarara, uriya muntu ukora ku maso umusaza, agakora ku maso umuntu ugiye gupfa, akareba ahantu agiye, akavuga ati ngiye ubuzima bwanjye ndabona bugiye. Uriya muntu ubibona, ntabwo ari umubiri ubibona. Uriya muntu ubibona, umusaza agahita ahamagara ati mumpamagarire abuzukuru n'abana banjye, ngende ngire ibintu mbaho ko ngiye kugenda, ubuzima bwanjye bugiye kurangira. Uriya muntu arahari kandi ubuzima burakomeza. Iby'ibyo mwigisha byihorere, ibyo baguhanuriye bo byihoreye, ni iby'ukuri twabishingiraho, ariko kuko abantu batabyemera byose. Ariko uwo muntu nkubwiye, ureba aho agiye kujya akamenya ko iherezo ry'umubiri rigiye kurangira, umuntu arakomeza. Ni umuntu arakomeza. Haleluya. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Nihanganishije abantu rero babuze abantu bari mu bibazo, Imana ibahe gukomera kandi tuzongera kubabona. Reka nihanganisha abantu bari mu byaha. Noneho ndasaze, oya ntabwo ndasaze. Nihanganishije umuntu uri mu byaha. Niba hari ibyago bibaho, ni ukuba mu buzima bw'ibyaha.
ni ukuba mu buzima bw'ibyaha, ntusinzira, ni agahinda gusa, ni ibibazo gusa. Ni ibibazo gusa. Ni intambara gusa. Bibiliya avuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ariko Uwiteka avuga. Ubwo buzima nakugira inama yo kubuvamo, ariko kandi haracyariho ibyiringiro. Imbabazi z'Uwiteka ziracyakuri iruhande. Humura, humura, uzabivamo. Imana ibahe umugisha. N'abandi twese turi mu bibazo bigiye bitandukanye, badaherukana n'ababo, bafite intambara zitandukanye, Imana ibahe umugisha, Imana ibanezeze, icyubahiro cy'Uwiteka kibe kuri mwe, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Uyu munsi ndumva ashaka ko tuganira twitonze. Ndumva ashaka yuko tuganira twitonze. Tukaganira ibijyanye n'icyo Umwuka yampaye kukubwira, tukaganira ibijyanye n'icyo Imana yampaye kukubwira. Ukaba amaso ukakira, ukakira iby'imbaraga, ukakira ibyo gukomera, ukakira iby'ubushobozi, ukakira iby'Imana iguha. Imana igakunezeza. Tuvugane iki? Ndashaka kubwira ngo Umwuka yambwiye ngo ntabwo bizaguma gutyo, ntabwo bizaguma gutya. Hari ibintu Imana itazarebera, hari ibintu Imana itazarebera, hari ibintu Imana itari burebere, hari ibintu Imana itari ntabwo bizaguma gutyo. Bya bindi uzi na bya bindi uzi ntabwo bizaguma gutyo. Reka mvuge amagambo asa naho akomeye. Nta mahoro ahoraho. Kavuga ijambo risa naho rikomeye. Nta ntambara ihoraho. Ni ukuri, nta ntambara ihoraho, nta ndwara ihoraho, nta bibazo bihoraho, bihora bisimbura biteka. N'iyi si ntizahoraho, nkurikije ku byanditswe byera bivuga. N'iyi si ntabwo izahoraho, izagera igihe irangiye. Ikibimbwira ni uko nta muntu uhoraho. Nanjye uvuga igihe kizagera urugendo rwanjye ndurangize. Munyibuke nk'abandi bose, munshyingure nk'abandi bose. Mujye muvuga ngo habayeho umuntu witwa Eric wajyaga abwiriza kuri YouTube. Wenda hari ubutumwa nasize mvuze buzasigara bubwiriza. Wenda hari abazabakurikira bazasigara bumva bati uyu mugabo yahoze, umugabo yari ariho ariko ibyo byararangiye. Nta kintu gihora, ntabwo bizahora gutyo. Imana ije kubirangiza. Ntabwo Imana yabirebera, ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana ibyo bintu yabirebera. Ndaza kwifashisha muri mu Gacamanza igice cya 15 umurongo wa 19 cyangwa umurongo wa 18. Ntabwo Imana yabireba. Ntabwo ibintu byaguma gutya, ntabwo ibintu byahora bityo. Oya, ntabwo izo ntambara zaguma gutya. Yes.
yego ntabwo izo ntambara zizaguma gutya. Bantu muri mu bihugu by'ibiri n'intambara ntabwo izo ntambara zizagumaho. Yemwe bantu bari mu bibazo bitandukanye ntabwo ibyo bibazo bizagumaho. Ntabwo tuzahora dutukwa. Ntabwo tuzahora dusuzugurwa. Nahoze ndeba mu binyamakuru bimwe na bimwe nsoma abantu bamwe wagira ngo sinzi uko byagenze. Twubaha Imana ni byiza kubireba, ariko hari abantu wagira ngo sinzi ibyabariye. Bari gutukana, bandi bari mu bice utamenya ibyo ari byo, bandi bari baratuka ibihugu, bandi baratuka abakuru b'ibihugu, bandi wamenya uko uhagaze. Izi ntambara za M23 zibajagaraza zizagumaho, zizarangirira. Bahora barwana si imyaka yose, ibyo bituma bicumuriramo. Ibyo bitume ujya kwirirwa gutukana, bizarangira biriya. Bari bararwanira ibyo barwanira, uburenganzira bwabo niba bugeraho bizarangira. Biriya ntabwo bizarangira biriya, nta ntambara zigumaho, nta bintu bigumaho, biriya bizarangira. Ahubwo ikibazo iyo birangiye twitwara gute imbere y'Imana? Twubaha Imana bingana iki? Imana nimara kugusubiza izo ntambara zikarangira, Imana nimara kugutabara zikarangira, nimara kukiza iyo ndwara bikarangira, hari ibintu bitazagumaho, hari ibintu Imana itari bwemere kubirebera. Amen. Ko bitazagumaho, n'Imana nimara kuvana kuri icyo gisasiro, Imana ikamara kugutabara, bizagenda gute? Uzubaha Imana gute? Aho ntuzibagirwa. Uyu munsi umuntu ushaka kugira ngo inkuru yamamare, YouTube ye irebwe, nuko avuga kuri M23. M23 yafashe Kanyabayonga, M23 yafashe Goma, M23 yafashe Masisi. Ushaka ko ngira ngo sinzi ko byagenze, aratukana, yatuka M23, yatuka iki, yatukana. Donc uva nibizagumaho. Ikibazo nibirangira bikaragira biri wariyanduje, waratukanye, bizagenda. Wenda afite ubushobozi nkabugira, nabaza ni mbere hose M23 hari igihe yabayeho inabaho imyaka myinshi nagari yejo, yararwanaga n'ubundi karwana gashyiramo agatege, ariko gatsindwa ubundi bikagenda gutya, nagari yejo. None uyu munsi bagize imbaraga zidasanzwe, bari kugera ahantu gasa naho urugi rukinguye, bagihoya ngo nta ngabo zari zihari. Ntekereza ko biriya atari imbaraga zabo, hari gusa nazo zirimo, ariko harimo n'ukuboko kw'Imana. None ahubwo mfite nk'inuze ubushobozi, nuko ntabwo mfite nyine. Hawaza ni ubu ko ibi bintu bibaye, wenda ko muri kugenda mukakira intsinzi, nibirangira mwene icyo mwarwaniye mukakigeraho, cyangwa mukaba mutakirwana, Imana muzayubaha. Nicyo kibazo wenda nabaza nawe uhurikiye. Imana ni kuvana muri iryo deni, Imana ni kuvana muri ibyo bibazo, Imana ni kuvana aho hantu, Imana ni kuvana muri izo ntambara, Imana ni kuvana muri ubwo bukene, Imana ni guha viza ushaka, Imana ni guha umugabo ushaka. Kuko hari Imana itari burebere, uzabyitwaramo. Aya makuru ndiho nkubwira rero umugabo witwa Samusoni. Samusoni ngo yarimo arwana n'Abamidiyani bari barabazengereje.
bari barabazengereje, baraza kunyangana bafitemo akantu k'akagiripe, bari barabazengereje, ararwana nabo ngo arwana nabo, bukeye ngo barasakirana. Abamidiyani bari bamaze igihe kirekire barwanya Abisiraheli pe. Imana yagurutse umuntu umwe witwa Samusoni, imushyiramo imbaraga, iravuga ngo hari ntazongera kurebera. Umunsi umwe ngo bahurira ahantu ngo bararwana, ari umwe ngo afata umusaya w'indogobe yapfuye kera, nyine uvaho n'inyama zivamo n'ibisokoro, arawufata, Imana imutiza imbaraga, ngo ararwana arabanesha, Imana imutiza imbaraga, Imana imutiza umuriro, iravuga ngo ntabwo nongera kureba Abamidiyani, sindebera ubukene, sindebera ubuzima bumazemo igihe kirekire, ntabwo ibintu nabirebera, nciye urubanza, nkubise hasi, ndananije, ngutije imbaraga, ndaguhagurukije Samusoni we. Ni nk'uko Imana ihagurukije uyu mukobwa, Imana ikavuga ngo ubwo busibateri ntabwo naburebera, igahagurutsa uyu mugore, igahagurutsa uyu musore, ikavuga ngo ibyo bibazo urimo ntabwo nabirebera, ntabwo ibintu urimo nabirebera, never pay as a consider mimi zango kitayidre, ntabwo ibyo bintu nabirebera, sinakomeza kurebera ibyaha bikorerwa munsi y'ijuru, isi nayifashe nyiha abantu mbatiza ubuzima, ntabwo ibintu nabirebera, ntabwo nakomeza kurebera urugo rwubatse nabi, ntabwo nakomeza kurebera ibibazo ndeba, ntabwo nakomeza kurebera amarira murira, ntabwo nakomeza kurebera ukuntu imfubyi zibayeho nabi, sinakomeza kurebera ukuntu abantu bari guhomba, sinakomeza kurebera ubusambanyi buvanze gufata indi ntera, sinatutarama ngodre, hari icyo ngiye gukora. Imana ihagurutsa Samusoni, irabwira ngo genda urwane kuko hari ibintu nashaka ko bikomeza. Tayimangaza idrori yava kisi bayinoti karama, hari ibintu nashaka yuko bikomeza. Imana ihagurutsa Samusoni, irabwira ngo Samusoni arahaguruka bikomeye cyane. Ahagurutse ngo aragenda arabarwanya, aravuga ngo ndambiye kubona abantu banjye bahora barira, ndambiye kubona abantu banjye bahora bazutaguzwa, ndambiye kubona abantu banjye bahora ku misozi y'amaganya, ndambiye kubona abantu banjye bariho ariko badafite gitabara, ndambiye kubona abantu banjye barahawe akato. Ndambiye kubona abantu banjye zibiski fere baridrori akodisayima alcohol, ndambiye kubona abantu banjye bafite intambara, ndambiye kubona abantu banjye barara badasinziriye kubera ibibazo, ndambiye kubona abantu banjye bicwa n'ibyaha, ndambiye kubona abantu banjye bamaze kwicwa n'ubusambanyi, ndarambiwe. Ndambiye kubona abantu banjye bagoswe impande n'impande, ndambiye kubona abantu banjye banzwe urwango ku buryo babona ahantu hose bakandagiye bakabanga, mu kazi barabanga, mu rugo barabanga, mu miryango barabanga, inshuti zarabanga, barakomeretse. Ndambiye kubona abantu banjye bari mu buzima budahinduka, ndabizgeze votra. Hari ibintu Imana yambwiye ngo ntabwo ibintu yemere kubikomeza, hari ibintu Imana ihagarukiye. Bibiliya ngo arwana nabo arabatsinda. Abitsinze ku murongo wa 18 harimo ngo nuko abatsinze agerageje n'imbaraga ze zose, ngo ahita yikubita hasi agumwuma. Kugumwuma ni ukugira inyota nyinshi ikabije, kugira inyota nyinshi ikabije, kuko aho ngaho nta mazi yari ahari. Agumwuma, arahirima, abura gitabara. Amaze kugumwuma, Bibiliya iravuga ngo Samusoni Imana imusangaho, iravuga ngo Samusoni we wagerageje kunzamurira icyubahiro, wagerageje kunsenga, narakubonye usenga, nakubonye urwana n'izo ntambara, nakubonye urwana n'ubwo burwayi, nakubonye urwana n'ibyo bibazo, nakubonye urwana n'ibyaha, nakubonye urwana, ndakumenyesha ko Imana yakubonye.
yakubonye urwana n'ibyo bintu, yakubonye urwana n'izo ntambara, yakubonye urwana n'ayo makuba, yakubonye urwana n'abarozi, yakubonye urwana n'ibigeragezo, yakubonye urwana n'amakuba, yakubonye urwana n'intambara, yakubonye urwana n'ibyo bibazo n'abakuvuga, ariko urahagarara urashikama, wararwanya. Aho bigeze uguye umwuma, aho bigeze uratagangaye, aho bigeze urahirimye, aho bigeze biragucanze, aho bigeze urashobewe. Piria za kosa bainia lilanga doki de kando winima trobi veskosia tutai ebi veskositre. Aho bigeze urashobewe, aho bigeze urumiwe, aho bigeze urabona nta butabazi, aho bigeze urumva nta n'agatima ugifite ko kuba kakongera kweguka, aho bigeze urumva amaboko yarananiwe, aho bigeze waratendebutse, aho bigeze ubute bwaragufashe, aho bigeze wumva intege zaracitse, aho bigeze wumva utacyo kongera gusenga, aho bigeze wumva nta muntu wakwizera, aho bigeze wumva wararekuye, aho bigeze wumva warashobewe. Ariko aho wananiriwe, burya w'imbaraga zawe zirangiriye niho iz'Imana burya zitangirira. Burya w'imbaraga zawe zirangiriye niho imbaraga z'Imana zitangirira. Aho imbaraga zawe zinaniriwe, aho imbaraga zawe zishobewe, aho imbaraga zawe zinaniriwe, burya niho iz'Imana zitangirira. Tila zibangozi kedrole voskesai ori mangai kutani maiko mesasiva pitalama azekos je dropi vesko sia winima and the body grabe argan. Aho imbaraga zawe zinaniriwe, aho imbaraga zawe zirangiriye, aho imbaraga zawe zirangiriye, rivezo winima ikote, aho imbaraga z'Uwiteka zitangiriye. Hari ibintu Imana itari burebe. Ndagira ngo wowe turi kumuvuga ngo hari ibintu Imana itari burebe. Ngo Samusoni aguma agwa ingazi, aratagangara, arahirima neza biramushobera, nta butabazi yari afite, yari wenyine, ubuzima buhagaze, nta muntu wamufashije iyo ntambara. Intambara warwanye wari wenyine, nta muntu wigeze agufasha. Ariko ndakumenyesha ko Imana iri mu ruhande rwawe. Hari igihe umuntu arwana nshuti, reka abana mukabona abantu bananiwe ngo mugire ngo ntako batagize, ukabona umuntu byabunaniye ugira ngo ntako ataragize. Burya aba yararwanye, akarwana intambara bita umuhenerezo, akarwana asenga, akarwana aguza, buriya ntugageze ku muntu ngo ari mu madeni, buriya kuriya barakugira ngo agire arebe ukuntu yakemura intambara arimo arwana nayo, ibibazo bikeneye amafaranga. Ntugageze ku muntu ngo byamuna, buriya ntako aba atagize, ntako aba atagize, akarwana. Buriya ni inkunga abashaka support, akajya mu bana, akibukira abana, akagira buriya ntako aba atagize. Ni ukuri ntako utagize, ariko uwaba urimo nta wundi muntu umukuziho, nta wundi muntu wabugufasha, nta n'uwabugutwaza. Imana yonyine niyo igiye kugira ikirebe gikomeza. Agahinda kawe niwe wenyine ukikoreye, umwuma ukwishe niwe wenyine ufite, ibibazo ufite niwe wenyine, nta wundi muntu wabigufasha. Intambara urwana n'izabo, aho ngaho watagangariye nta wundi muntu wakwegura. Uretse hari ahantu tugera ukabona ni Imana yonyine gusa ikwiye kugutabara. Abantu bose barekuye, abantu bose barekuye, abantu bose barekuye, abo wibwiraga barekuye, abo watekerezaga bose barekuye, abo wibwiraga ko barekuye. Abo wibwiraga bose telaze kosite barekuye, abo watekerezaga bose barekuye, abo wibwiraga ko bishobora ko barekuye. Umva ijambo telaze kosite, umva ijambo. Hari ibyo Imana itemera ko bikomeza, hari ibyo Imana ihagarikiyeho. Imana ngo itegereza Samusoni, yitegereza Samusoni, iravuga ngo wanyota we, wanzara we, wagahinda we, wabibazo we, hagarariraho. Yesu ngo Imana iva mu ijuru ngo ifukura iriba aho hantu hitwa Irehe, ihafukura iriba.
ngo hafi y'umunwa Imana ihafukuye iriba. Imana hari itemera ko bikomeza. Imana ntiyemera ko ibyo byago bikomeza. Imana ntiyemera ko urwo rupfu rukomeza. Imana ntabwo yemera ko ayo marira akomeza. Imana ntabwo yemera ko izo ntambara zikomeza. Inatuta wisko siver drop wigoria dra lemandi kotitarama witaza kosiver peya zazikodema jezigo drebevo wiria drabi nimanda latuta ugosia kandi masavodre. Ntabwo Imana yemera ko ibyo bintu bikomeza. Jadi bini alangoya deria. Ntabwo Imana yemera ko ibyo bintu bigira gute bikomeza. Tutalama zangodre pika sifaya mini drebe voriyawa. Imana ifukuye iriba kugira ngo udakomeza kubabara. Imana ifukuye iriba kugira ngo udakomeza kwicwa n'inyota. Imana ifukuye iriba ngo udakomeza kwicwa n'ibibazo. Imana ifukuye iriba ngo udakomeza kuba umupfakazi. Imana ifukuye iriba ngo udakomeza kuba umuntu umeze nk'imfungwa. Imana ifukuye iriba. Akira iriba Samusoni we aho wari uguye umwuma. Akira iriba wa mukobwa we riguhesha kuba mu rugo rwiza. Akira iriba wa mugabo we riguhesha kugira urugo rwiza. Akira iriba wa muntu w'unyumva riguhesha igishoro. Akira iriba rikuvana igisuzuguriro. Akira iriba rituma uhaguruka ukehema. Akira iriba rya riba ryawe Imana imaze ibisi ivuga rirasohoye. Rya riba rirafukutse. Rya riba ry'urugo rwiza. Rya riba ryo gutera imbere. Rya riba ryo kunesha. Rya riba ryo kuzura umwuka wera. Rya riba ry'amavuta mashya. Akira iriba pia zive consiadre. Akira iriba rishya rizibango zitala ori by voske troliama. Akira iriba ni kuwiteka avuze. Ntabwo Imana yemera ko bikomeza. Ntabwo Imana yemera ko bikomeza. Iyo nzari ihagarikiyaho. Ibyo bibazo bihagarikiyaho. Izo ntambara zihagarikiyaho. Mbere yuko nsoza vuga inshuro eshatu ngo Imana yanze ko bikomeza. Imana yanze ko bikomeza. Imana yanze ko bikomeza. Ndagushimiye Mwami Yesu. Ndagushimiye ko Imana igeze neza. Ndagushimiye ko aribyo utazemera ko bikomeza. Ndagushimiye ko aribyo uhagaritse kuri uyu muntu. Hari ibyo uhagaritse kuri uyu muntu. Hari ibyo uhagaritse bitazongera gukomeza. Ndagushimiye Kristo ko agiye kuba umunezero umuhaye. Umuhaye icyubahiro uramunejereje mu izina rya Yesu. Amen. God bless you.